Muri buri gihe habaho abantu Imana iba yarateguriye kurebera abandi barimo batsinda, ariko rimwe na rimwe havuka umuntu umwe agahaguruka akabwira isi yose ati mutegereze gato nanjye mfite inkuru ngomba kwandika. Uyu munsi tugiye kuvuga ku musore utaruzwi n'abantu benshi cyane, ariko mu gihe gito cyane akaza guhinduka umwe mu bantu bavugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda ndetse no muri Afurika yose. Izina rya Enoch Uwizeye, abanyarwanda bamumenye nka Kagarara, ariko isi yose iri kumumenya nka Ashton Small. Ariko mbere y'aya mazina yose hari umusore wari ufite inzozi, wari ufite ubushake kandi afite icyifuzo cyo kwereka isi ko umuntu ashobora gutsinda n'iyo abandi batekereza ko bidashoboka. Mu ntangiriro abantu benshi bamubonaga nk'umusore ukora amashusho asetsa, hari abamusekaga, hari n'abamubonagamo urwenya gusa, ariko inyuma y'iyo sura hari umuntu wari ufite icyerekezo kinini cyane. Mu gihe isi yose yatangiraga kuvuga kuri Ashton Hall, icyamamare cyo muri Amerika cyari kizwi cyane kubera imyitozo ngororamubiri n'ubuzima bwa discipline. Kagarara nawe yatangiye gukora amashusho yigana style ye. Yatangiye yigana uko agenda biciye mu gukora content, yiganye uko akora siporo, yiganye uko avugana n'abantu, yiganye uburyo akora challenge zitunguranye. Ariko aho kugira ngo bibe urwenya gusa, yabikozemo ubuhanga budasanzwe. Video ze zatangiye gukurikiranwa cyane, abantu batangira kuzisangiza inshuti zabo, izina rya Kagarara ritangira kugera kure. Icyatunguye abantu benshi nuko nayo mashusho yaje kugera kuri Ashton Hall ubwe. Ntabwo yabibonye gusa, yaranabikunze. Nyuma yaho yamwise izina rishya, yahise ajya muri comment amwita Ashton Small. Izina ryahise rimenyekana ku isi yose. Kuri Kagarara uwo wari umunsi w'amateka atangiye guhinduka. Bidatinze Ashton Hall yatumiye Kagarara muri Ghana, aho yari yaje kuzenguruka ibihugu bya Afurika. Ku nshuro ya mbere mu buzima bwa Kagarara yahagaze iruhande rw'umuntu yatangiriyeho yigana. Bakoranye push up challenge, bakoranye siporo zigiye zitandukanye, bakoranye amashusho menshi cyane, bakoranye urugendo rwabaye amateka ku mbuga nkoranyambaga. Ariko hari ikintu cyakoze ku mutima ya benshi. Ashton Hall ntiyabonaga Kagarara nk'umuntu usanzwe, kandi ntiyamubonaga nk'umuntu usetsa abantu gusa. Yamubonagamo icyizere, yamubonagamo ubutwari, yamubonagamo urugendo, akanamubonamo urugero rw'uko ubumuga butagomba kuba iherezo ry'inzozi z'umuntu. Niyo mpamvu nyuma yaho yafashe icyemezo cyo kumugumana muri gahunda yo kuzenguruka Afurika mu bihugu 24 bitandukanye. Mu rugendo rwabo bageze muri Ghana, bahuye n'abayobozi bakomeye, hura n'umunyemari ukomeye Freedom Jacob Kasela, banasura abantu batandukanye muri Afurika. Ariko umunsi wakoze ku mitima y'abanyarwanda benshi ni umunsi Kagarara yagarutse mu Rwanda. Muri uwo munsi Ashton Hall yahisemo gukora ikintu kitazigera kibagirana kuri Kagarara ndetse no mu mitima y'abanyarwanda. Tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi 2026 nibwo Ashton Hall ubwo yari ari mu Rwanda yahaye uwitwa Kagarara cyangwa se Ashton Hall imodoka. Yavuze ko yashakaga kwereka isi yose ko ubumuga butagomba kubuza umuntu kugera ku nzozi ze no gukoresha impano ye neza. Icyo gihe cyangwa se kuri iyo tariki abantu benshi bararize, abandi baratungurwa, abandi bongera kwizera ko Imana ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Muri uwo muhango kandi ubwo Kagarara cyangwa se Ashton Small yahabwaga imodoka, ni nabwo yaje kugaragaza umuhanzi The Ben, binyuze mu kuba yari yarabwiye Ashton Hall ko The Ben ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda. Ari naho baje guhura n'uwo muhanzi The Ben. The Ben akasobanurira Ashton Hall impamvu Kagarara kundi indirimbo ye bise Thank You. Yamubwiye ko kuri Kagarara iyo ndirimbo ari ubutumwa bwo gushimira Imana ku byo yamukoreye no ku rugendo rw'ubuzima bwe. Uyu munsi Kagarara ntabwo akiri umuntu usanzwe, ahubwo yabaye ikimenyetso cy'icyizere, yabaye ikimenyetso cy'ubutwari, yanabaye ikimenyetso cy'uko umuntu ashobora gutangira ari hasi cyane ariko nyuma akagera kure cyane. Inkuru ya Kagarara twigisha ko isi ishobora gushiraho imipaka, ariko wowe ubwawe uramutse utabyemeye ntabwo isi ishobora kugena aho uzagera mu gihe utayemereye. Ni Enoch Uwizeye, uyu ni Kagarara, uyu ni Ashton Small, kandi ni inkuru ye. Mwakoze gukurikirana Igatime Stardom, iyi yari season ya mbere episode 13.
niba iyi nkuru yagukoze ku mutima kandi like, share, subscribe kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru zidasanzwe z'ubuzima bw'ibyamamare byo mu Rwanda n'abahanzi bagiye batandukanye.